Hello guys, tujye kurebera hamwe rero uburyo twakorera amafaranga online ufite internet gusa ntagishoro. Application rero turaza kurebera hamwe maze nyibereke application turaza kurebera hamwe ni iyi bayita RP Rewards. Ni application tujye kurebera hamwe uburyo bakoramo amafaranga. Rero tudatinze reka manze ninjiremo mbereke uburyo babikuramo, uburyo ubikura muri application. Tubuze kubaha link y'uburyo iyo nimuza gukanda kuri iyo link ndibuze kubaha, mwebwe muraza guhita mwibuka kuri app muri download muyibike. Umuntu iyo yinjire kuri link icyo gihe bamuha bonus. Nawe rero iyo bonus uyicyure ugirire kuri link zo kureba muri video description cyangwa se muri comment ya mbere ibanza ipininze uraza kuyibonamo. Rero tudatinze reka twinjire muri application, turaza twinjiremo. Iyi application ni nziza cyane rwose kuko ukoreramo amafaranga. Kiza cy'iyi application nabonye uba wemerewe kubikuza uburyo bwose. Ku muntu ufite Binance ni nziza cyane, gusa no ku muntu utayifite nawe harimo ubundi buryo bwo kubikuza. Tudatinze reka manze mbereke uburyo ninjijemo amafaranga. Njye nari namaje kugira ngo nabwire seriye, ntabwo ikomeje, numvaga ari za zindi z'abatekamutwe nyine bya bintu bitabaho. Dore ngiyi kugira ngo ndebe amafaranga hano nayinjirije, njye ngiye gukanda ahangaha ku mafaranga, ushaka kureba uburyo winjije amafaranga n'ukuntu yaje uraza ugakandaho. Hanyuma rero urabona ko nimugoroba nibwo nakuyemo amafaranga menshi. Ndavuga reka nsharinge n'abavandimwe. Aya mafaranga ni menshi, hano ari mu makoini, wenda si mu mafaranga gusa, ariko aya makoini ayangaya mubona hano, ayangaya nayakiriye nimugoroba. Ubundi nafatagamo makeya numva bidashoboka, dore nabikuze ayangaya nayabikuje ajya kuri Binance yanjye. Abantu bafite Binance rero birumvikana murahita munabikura ikigeraho, ntabwo buri rutabikuye. Mu by'ukuri nyine nayigiyeho kera gusa, ariko ntabwo nayikoreshaga, numvaga nta kizamarira. Tudatinze rero kamere ku buryo babikuza, abandi babereka kubikuza nyuma, gusa ariko njye reka mwereke kubikuza nibyo ngiye guheraho, uzamenye ngo nayakoreye ndabikuza gutyo. Kubikuza rero nta kundi, kubikuza uza ahangaha, kubikuza uza ahangaha handitse redeem hasi, ukaza ukahakanda. Iyo hageze urabona ko tubonamo uburyo bwinshi, ubona balance yawe amafaranga ufite, hanyuma ukanabona uburyo bwo kubikuza buhari. Uburyo dufitemo bwo kubikuza harimo ubwa mobile recharge ku bantu badafite Binance, PayPal ku bantu bayafite nabo barabikuza Binance, n'ubwa PBG. Gusa ngiye kwibanda ku bwa Binance ndetse bwa mobile recharge. Kaduhere ku bwa Binance, kandi hano bwa Binance urabona ko ubu kano kanya nemerwa nabikora 0.1 US dollar. Nemerewe kuba nayabikuza kubera ko mfite balance mu munani, kandi idolari rimwe rikaba ari granted 0.1 granted ku marupi igihumbi. Yego, ni n'amarupi 500 wemerewe kubikuza. Impamvu njye bagatwaye nuko nanjye impamvu njye itari kukabonaho nuko nabikuje, wabikuje ntabwo kagarukaho. Yego, wowe uraza ugakanda ahangaha iyo ushaka kuyabikuza, nubwo atariho nshaka kuyabikuza ugashyiramo email yawe hano ya Binance, warebe kuri Binance. Njye impamvu harimo iyi ngiyi nuko nigeze kubikoreshaho mbikura, ubwo barimo iyi ngiyi gukoresha, gusa ntabwo ari nshaka gukoresha aka kanya. Noneho nshaka gukoresha mobile recharge. Tujya hano muri mobile recharge, tuza hano hejuru ahangaha service provider, ukanda kuri kano kantu kariho gahera, ugakandaho
bahita baguha MTN cyangwa se Airtel. Ubwo ku bantu bafite Binance uburyo nibwo bwiza, gusa ikibi cy'ubu buryo nuko aza ari amayinite. Ngiye gukora mobile recharge, nashyire kuri Airtel yanjye, ndahitamo ayo nshaka kuba nakakira, kamfate amayinite ya sensa, sinzi icyo ndayakoza, gusa kugira ngo mbereke ko kubikuza bikunda. Ubwo amapointi 2300 ari buze guhita ava kuri balance yanjye. Ngiye gukanda hano, uramutse ushaka n'ay'ijana nawe wemerewe kuyagura, gusa njye reka mfate aya 500. Nahita nza hano, urabona ko no gutanga n'ay'igihumbi, aya 2, aya 3, aya 10,000 apfa kuba ufiteho iyo balance. Njyewe ikintu rero ngiye gukora, ngiye guhita nza nkande kuri aya 500, nkandeho. Ukimara gukandaho, urabona ko hano bahita baguha nimero, gushyiramo nimero. Ikintu nakubwira ku bantu bakoresha MTN cyane, abantu bakoresha nimero za 079 kuri MTN ntabwo babyemera, ntabwo bazemera. Bisaba gukoresha MTN ariko ugakoresha nimero ya 078 079 ntabwo bikunda. Gusa kuri Airtel nimero zose urakunda, yaba 073 cyangwa se 072. None ikintu ndakora hano, ndahita nzakiremo nimero yanjye nshaka kwakiraho ayo mayinite. Yego, hano ndashyiramo iyanjye, nawe uzashyiramo iyawe. Urabona icyo yamara kwandika hano, confirm hita yaka umuhondo, warangiza wowe ugahita ukora confirm. Bahita bakubwira ngo birafata amasaha 48 kugira ngo transfer yawe iveho. Ikindi bahita bakubwira ati you cannot use this detail with another account. Ntabwo izi nimero nemerewe kuzikoresha mbikura amayinite ku yindi account itari iyanjye. Ubwo simukadi urahitamo niba uragiye ubikuriraho, bakora ukomeza ukaza ugahita ukanda hano kuri confirm, ugakora confirm, hanyuma bikarodinga bakakubwira ngo request submitted, recharge will be sent to your mobile number within 48 hours. Go 48 hours bivuze ko ari amasaha, ari iminsi 2. Already urabona se nyakira kuko SMS bayitanga igihe wakiriye amayinite. Reka mbe mbiretse tumanze tujye kureba muri message zanjye turebe ko nayakiriye koko. Urabona ko hano bamaye pay, urabona ko amafaranga angezeho, amafaranga 500 angezeho. Reka mbereke ko amafaranga 500 angezeho. Aya niyo yaka kanya, dore itariki 18 nibyo abaye paid. Aya ngaya nanone ndibona ya paid nayo nabikuye kuri Binance, gusa uburyo bwa mobile recharge ngaya agezeho amafaranga 500. Urabona ibintu byoroshye cyane. Urabona ko no kuri Binance yacu yahise avaho rwose. Ubu ngubu hano nemerewe gukomeza nkakoreramo amafaranga ariko ntanabikuje. Ngo dukomeze